Kano uduseriviyete Imana yarinze cyangwa udukirida Apole Joseph muri iyi myaka 70 turimo tuvuga uyu munsi. Ni igitangaza gikomeye. Imyaka 70 ntabwo ari imyaka yoroshye, kuko uko mu ndeba ahangaha nta mubyeyi nagize wagize imyaka 70. Bose bapfuye bakiri bato. Papa yapfuye afite 67, mama apfa afite 62. Twavutse turi abavandimwe mu nda kwa papa na mama. Twavutse turi abavandimwe barindwi. Kugeza uyu munsi 6 barapfuye, nta n'umwe wagejeje ku myaka 70. Hari n'inshuti zanjye nyinshi nagize nziza zamaze gutaha, nta n'imwe yagejeje ku myaka 70. Imyaka 70 rero ni imyaka kuri jyewe numva ikomeye, ni imyaka numva ari myinshi, nta cyatubuza gushimira Imana. Kuvuga ibye ntabwo nabona amasaha mvuga, ariko ndamushimira nawe bikuye mu mutima ukuntu twabanye. Iyo ari icyiza umuntu yaronse mu buzima bwe ahora akivuga, ni ukuvuga ngo umwaka ushize narakivuze sinagisubiramo. Icyiza kiravugwa ukazarinda usaza. Ni nk'uko twiga ivanjiri, nabyirutse bavuga ivanjiri ya Luka y'amata, na n'ubu iyo tugiye mu kiliziya nizo badusomera. Ni ukuvuga ngo icyiza kirakomeza kikavugwa, ntabwo kiba ku isoko. Kuvuga rero ko Apole ari umugabo mwiza, ntabwo nabesha n'abana be mwabyumvanye. Ni umugabo ntabona uko mvuga mu bwiza bwe, mu bwitonzi bwe, mu mirimo akora. Ni umugabo w'indashyikirwa. Uyu munsi rero nk'uko abana basanzwe babibona, twabaga tugira aniveriseri, tugatumira imiryango, tugatumira inshuti, tukadekora hano urugo rwose ugasanga rwatagatatse kuri aniveriseri. Ariko ku imyaka 70 niki cyatumye mutasanze ibintu byacanye hano? Mutasanze twashyizeho umuzika baririmba? Ntabwo ari ukubabeshya. Iyi ni impano natwe Imana yaduhaye wo kuba muhari. Ubundi ntabwo twumvaga byajya mu bikorwa ko dufite urugendo. Dufite urugendo rudusaba amafaranga, ku buryo nyine gutekereza gukoresha umunsi mukuru twumvaga tutabishoboye. Ariko nkomeza kwibaza, ese ubu tuzabwira Imana ngo ntitwabishoboye kubera urugendo? Reka dukore icyoroheje kugira ngo Nyagasani twese tumubwire ko yagize neza. Dusaba misa, numva icyo kiranejeje. Abayishoboye mu gitondo bayigiyemo, ndabashimira cyane. Noneho ndavuga nti nitugera mu rugo mutangire uko mubyumva n'uko mubibona. Rwose unywa icyayi kinywe, abashoboye guteka bateke, tuze gusangira. Nta munsi mukuru uhari, murabibona. Ariko by'umwihariko ku bana bo bari bazi yuko se yujuje imyaka 70 ku itariki 11 abari mu cyunamo. Ntabwo tujya tubyizihiza, tuba dufite ibindi twibuka. Turayizamura iyo tariki tukayishyira ku itariki ya 1 kwa gatanu, ku munsi w'abakozi, kubera ukuntu Apole ari umukozi cyane. Umunsi mukuru w'abakozi twari dushyira aniveriseri, ariko uyu munsi iyo tariki izagira tudahari. Noneho turavuga tuti icyumweru kizakurikira gusoza icyunamo, abana bazaze baterane, ari abo yabyaye mu nda, ari abo yareze, abazabishobora bazaze bamuganirize. Numvaga abo bana nta depanse bari kudusaba. Ntawe uzavuga ngo sinariye ifiriti, ntawe uzavuga ngo sinariye inyama ngo zihage. Ndumva ibyo bitarimo, bazaze baganire nk'uko twabonaga mu rugo. Ni nayo mpamvu mubona nta nshuti zacu zihari, nk'ubwo hari abana. Hari abana n'abandi bemeye kuba abana bacu. Abo narabibabwiye. Umwana mu rugo
nawe uzaze ku munsi muririmbe aniveriseri. Ndetse nongeraho ikintu muri bujye mubibona, ndavuga ntihazagira umwana utinda mu mayira avuga ngo ndishaka kado. Ndabibabuza rwose, ni kado zitinze abantu mu nzira. Wowe utayibonye ukavuga ngo sindi bugeyo, kado zisaba amafaranga. Wowe utabonye uti ndabiretse. None icyo ngicyo nakibanje kugikura ku nzira. Ntihazagira umwana uvunika ushaka kado, ahubwo azaza n'ibirenge bye tubibone muri uru rugo. Ndashimira abana rero babyubahirije bakaza. Hari abaturutse ku Kibuye, ndabona nta abana baturutse